Ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana bakunzi mwese bamuze yakunze Empire, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Nkaba mboneyeho umwanya wo kwifuriza abafite ibibazo bigiye bitandukanye kugerwaho n'impuhwe z'Imana ishobora byose. Rusizi, umusaza w'imyaka 70 bikekwa ko yiyahuye nyuma yo gusabwa kureka guteta abana bato. Umusaza witwa Nizeyimana Alfred w'imyaka 70 y'amavuko wo mu murenge wa Gihundwe, akarere ka Rusizi, yasanzwe mu rugo rwe yapfuye bikekwa ko yiyahuye nyuma yo kwandikirwa ibaruwa n'umuhungu we imusaba kureka imyitwarire idahwitse yo guteta abakobwa n'abagore bakiri bato. Byabaye mu gitondo cyo kwa 7 Ugushyingo 2025 ubwo umuvandimwe we babanaga mu nzu yagerageza kumubyutsa agasanga urugi rw'icyumba rukingiye imbere. Yahengereje mu idirisha asanga asa n'uwimanitse mu mugozi, bituma atabaza abaturage bafungura urugi basanga yapfuye. Abaturage bo mu mudugudu wa Rwahi, akagari ka Gatsiro, bavuga ko nyakwigendera yari amaze igihe aba wenyine nyuma y'uko umugore we wa mbere yitabye Imana agashaka undi mugore, ariko abana be bakamwirukana. Ntivunwa Bernard, umwe mu baturanyi, yagize ati nyakwigendera yari umuntu w'umunyamutima, ariko kuva apfakaye yajyaga yifuza gushaka undi mugore. Kubera uko abana be batabyumvaga kimwe, yabaye wenyine, biza kumubabaza cyane. Undi muturanyi witwa Mukashema Beatrice nawe yagize ati nubwo yari afite imyaka 70 yari afite imbaraga kandi akora imirimo imutunze, ariko yakundaga kugaragaza ko ashaka umugore, ibintu byari byaramubereye ingorabahizi. Umuhungu we Habanabakize Gerard yavuze ko ku munsi wabanje yari yamwandikiye ibaruwa amwihanangiriza ku myitwarire itajyanye n'imyaka ye. Ati ejo yari yabonye abana bato abaganiriza amagambo atari meza, naramwiyamye mubwira ko bidakwiye. Kubera ko atabyumvaga neza, namwandikiye ibaruwa imusaba guhindura imyitwarire. Uko niko Gerard yabwiye itangazamakuru. Uyu muhungu kandi yahakanye ko we n'abavandimwe be bigeze kumwangira gushaka umugore, ahubwo ngo umugore wa kabiri yagaragaje imyitwarire itari myiza. Ati yamwitwaragaho nabi, akamusahura imitungo, ndetse rimwe na rimwe akajya kwiba amatungo. Nicyo cyatumye umuryango uhitamo kumusezerera. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe, Iyakaremye Jean Pierre, yavuze ko nyakwigendera yari yarigeze kugaragaza ibimenyetso byo kwiheba, ariko ntibihabwe agaciro gakwiye. Yagize ati yari amaze iminsi avuga amagambo asa n'asezera abantu. Iyo abamuri hafi babifata nk'ikimenyetso bakamwitaho, birashoboka ko atari kugera kuri uru rupfu. Nyuma y'uko inzego z'umutekano zigeze aho byabereye, umurambo wa Nteziryimana wahise ujyanwa mu bitaro bya Gihundwe kugira ngo ukorweho isuzuma, mu gihe umuryango we uri gutegura umuhango wo kumushingura. Ngayo nguko rero umuryango w'umusaza ukomeze kwihangana. Dushimiye namwe mwamuduteze amatwi, duhure mu bindi biganiro. Imana ikomeze ibarinde.